gahunda zose zikorerwa hafi y'inzu zawe. Asante cyane kutugira neza mu izina rya Yesu dusenze, amen. Barakoze abavuye kuramya no guhimbaza bakumvikama Imana ihezesha. bangabumvise. Reka twumve abaririmbyi baririmba. Reka tangira abazindi bajya batuzinira. Twumve Blessing Choir, Tujya kura Blessing Choir, kurikirana na Glorious. bihondera na Glorious. Ari kuririmba. Poderoso,
ekiro cyo kuzarwamu n'umunsi yakozeho ubukwe, ekiro cyembaga akagira n'uyu munsi wo kurangiza. ekiro cyo kufa. Haleluya. Amen. Iyo rero turi mu kirori kimwe muri ivyo, okuba turi mu masemero agamwalyago Bibiri dusaba byose kwishima. bayibone tugambire twenda tusemerera Kuri ubwo rero turasaba ko mwakwishima nabwo icyo ntitubasaba kusemererwa kandi mukihangana. kandi nywe na mugume. Reka twiyegereze itorero ry'Imana namwe mwese reka tutangire kanisa kugira ngo tutaja gutinda cyane. niko tutajya kererero. Mbere ya byose dushima Imana yaturinze Diona ntusema mukama waturinzire kandi akarinda na bene data muri uyu mwanya ukomeye, kandi yarinda na bagenzi betu ubona mu bwira n'ubugumire banyuze mu mihanda myinshi bakaraba mu mihanda y'egumire ariko Imana yarabarinze betu mukama akabarinda kandi ibarinda mu buryo bwayo. kandi mukama yabarinda mu ngeri. Reka tuvuge ngo Bwana sifeza. reka mukama ahewekisa. Haleluya. Amen. Twiyegereje abantu ba hano Bukwari, mutangira abantu ba hano Bukwari, abagize parosi ya Bukwari, abo kwikara hano Bukwari, turabiyegereje mwese, tubatangira inywena uhereye ku bana batoya, kutandika abana bato, abakuru, kugeza ku basore n'abakecuru n'abasaza. Nsingato n'abakayikuru n'abagurusi Mwese turabiyegereje. inywena tubatangira. Twiyegereje ndetse n'abataka basanzwe usanga ba hano muri kino gihugu. Tangira n'abayikazi ba Bensenu. Aba hano Bukwari twagumye kubana nabo hariya cyane mu rugo. Aba hano Bukwari nambere tukaba nabo harimo ka turavuze ngo namwe mwegere n'Imana ibaheze umugisha. twagamba n'inyo tubatangire kandi mwagize neza ku mutima wo gutabara, mukakora ku rugi kwija kutukwata mugongo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Twiyegereje abaturutse za Gataraka mu ihani uko haresha bose uko hangana. Gataraka hona mu ihani n'ahandi hona. Turavuze ngo namwe mwegere n'Imana ibaheze umugisha. Tugamba n'inyo mutangiriye. Haleluya. Amen. Twiyegereje abaturutse Gweri, mutangira barugire Gweri. turavuze ngo mwegere hano mu nzu y'Imana n'Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Mutangire wa munju wa mukama wa mugisi. Twiyegereje abaturutse Nyakabare, mutangira barugire Nyakabare, namwe turavuze ngo mwegere n'Imana ibaheze umugisha. n'inyo tubatangira mukama wa mugisi. Haleluya. Amen. Niba hari n'abaturutse mu mujyi, harona barugire mutawuni, namwe turabiyegereje n'Imana ibaheze umugisha. n'inyo tubatangira mukama wa mugisi. Haleluya. Amen. Twiyegereje Bishopu, tangira Bishop Waitu nawe kuba hano muri uno mwanya, nawe kuba hano, turavuze ngo wegere n'Imana mu ijuru ibaheze umugisha. tugamba niwe mukama kutangira. Twiyegereje Pastor niwe muvugabutumwa w'uyu munsi, tutangira Pastor Waitu na umtebezi, turavuze ngo wegere n'Imana ibaheze umugisha. twina abagenyi bayigi kandi baturutse impande zitarisi. Amen, amen. Amen. Reka twiyegereze abashitsi bose bahaguruke. Reka tutangira abagenyi nywe na mwemere. Mutuzi ngo ni umushitsi asengeye hano bwa mbere ahaguruke. Uramanye uri mugenyi wasaba naito muronde go kubanza. Pastor Komeze nawe ahaguruke. Pastor Komeze nayo yemere. Amashimwe ku bashitsi. Batera Bibiri iravuga ngo abajana na Yesu gutabara abandi nibo bazagabana umugisha w'Imana. Bible tugambira ngo abagenda hamwe n'abagenzi babo gutabara abandi nibajya kweba uwo mugisi. Amen, amen. Amen. Mwagize neza mukozere kurungi kandi nubwo wenda ari inshingano zanyu no biraba responsibility zanyu ariko Imana yarabikunze. betu mukama akabikiriza Mugera niko mwikeha. Haleluya. Amen. Murakaze bene data n'Imana n'imigisha hamwe natwe. Amen. Reka twongere duharure. Reka twongere tubane Tubirizeho 1 2 3. mwiriweho bene data n'Imana n'imigisha. Haleluya. Haleluya. Abana kama bo mugisa abana bano bagiriye umwuka wo kwiyegereza abashitsi bayino umwe go gutangira abagenyi. Ayo niyo mavuta yawe.
agoni gama gitaga kandi bo uko bibasa kose baba bishimye. tubona mu ngeri zona abo basemeriye. Haleluya. Amina. Imana ibaheze umugisha rwose. Kama ba umugisa. Reka tusome ijambo ry'Imana ryo gukingura hano gatoya. Bibiliya yera uzi gusoma neza yihuse asome Yobu 14 no kuri 7 nimba dahira afite igitabo hafi natusomere. Tusomere Yobu 14 rukara rwa musanje. Ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe congera gushibuka kandi kigira amashami y'ibitontome. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hano ijambo ryacu ryo gukingura ega mcyayi tucokinguraho cyangwa se ijambo ryacu ritoya ryo guhumurizanya hano urundiki ikigambo cyayi tucogumyagana mu mwanya wacu mutoya dufite mubwire butayito butwine ni ijambo ryo kuvuga ngo haracyari ibyiringiro. ikigamba hacaro kunehera. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Bibiri ijambo ry'Imana yaravuze ngo haracyari ibyiringiro ngo yuko igiti cyatemwe cyakongera kikabaho. Ari ukunihira umuto wo gutembera no kujya kongera gubeho. Ngo kandi ngo kikongera kikamera kikagira ngo amashami. Amen. Abari usanga abantu mu byicaro byabo mwamwe bahumurize. Ukore ku mitima yacu. Niko mwanditsi yavuze muzabacungura nzabakurhariya mwami muri rwobo. Muzabakiza amaboko cyane kuzimu no kurimbuka. Uwiteka Mana yacu hano twiri uyu munsi bwo gusura bene data. Nuko uhumuza imitima yacu twese bari hano kandi uyu munsi none mwami Mana yacu dukunda. Mwuka wera adufashe aziga mu bugingo bwacu. Ugiye gutumbira ijuru mwami kuko umunsi umwe tuzabana bari badusize. Mana yacu dukunda. Uri Mana igira neza uzufasha abantu bose. Uyu munsi dusange mwami muri giterana cyayo none. Ijambo ryawe rige kuvugwa kandi rige ku bantu bose mwami Yesu. Ijambo ryawe rige ku bantu bose umuntu wese abyumve kirye aryakire kandi aho muri ke mwami Yesu. Ndimwe zishimwe zimaze kuririmba ngaha ziduhumurize mwami. Nibindi byose byira muri ijambo ryawe. Aruzo dukoraho biduhumuriza. Amen. Kandi dushimira Imana kuko tugeze muri mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Tusema wako twikira mu kaireko kure kigambo. Ijambo ry'Imana ni rirakwira bose. Kigambo kira ribona. Ariko kuryumva ngo bakeya. Betu kandi ni kihura bataitu. Turaryumva rikihuta mu bitekerezo byacu. Ni turihura niryango amuno mu bitekerezo byetu. Ariko rigasohoka vuba. Betu nikiruga mu bwangu. Ariko ijambo ry'Imana ryinjire muri twe. Betu reke kigambo kitamurita. Kugira ngo ritureme mu mitima. Niko ritureme mu mitima. Amen. Reka twumve mwene data Dahira dusomere. Reka ture Dahira natusomeraho. Dusomera mu gitabo cya Yohana. Najya kusomera mu gitabo cya Yohana 14 kuri 1. 14 urukara kubanza. Arasoma amaverse imwe. Aravuga ngo timuhagarike imitima yanyu mwizere Imana naje mu myizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi iyaba adahari mba mbabwiye kuko ngiye kubategurira ahanyu kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajane iwanje ngo aho ndi namwe muzabeyo. Amen. Some Yobu 14 no kuri 5. Nongera some Yobu 14 urukara rwa 5. Aravuze ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera gushibuka. 14 kuri 5. No kuri 5. Ubwo iminsi ye yategetswe umubare w'amezi ye ugategekwa nawe kandi ukamushiriraho urugabano atabasha kurenga. Amen. Amen. Saura koze Imana weze umugisha. Bare muno ruhanga ku mugisa. Namwe data tumaze gusenga Imana weze umugisha. Na mugezi wetu wamara kusaba ruhanga mu mugisa. Tugiye kuganira amajambo y'Imana. Tutakubaza ibigambo bya ruhanga. Umutwe w'ijambo yashatse ko tuganira kwemerwa n'Imana. Topic nyenda kubaza kwikirizibwa na ruhanga. Kwemerwa n'Imana. Kwikirizibwa na ruhanga. Kuko nari maze kuvuga ngo abantu bumva ijambo ry'Imana. Ko kunkibariza abantu bahore kigambo. Rikinjira vuba. Niritaha mu bwangu. Ariko rigasa kandi gasohoka. Betu kandi niriyongera neruka mu bwangu. Kubera kuko risohoka. Abo kuba nirurugamo. Tirari starifati. Nibira itaine na berera kwatira. Hallelujah. Hallelujah.
kubera kuko ijambo ry'Imana abo kube ikigambo cya ruhanga kugira ngo banze uryumve kandi ubimenye kubanza kukihura kandi ukakimanya no kubanza ukimenya uko ubaruri no banza no imanya koko bayirori wamara kumenya uko baruri kumanya koko bayire ore ukabanza ukakugaya no banza no kugaya umaze kukugaya kumara kukugaya ukabona gutora ikindi ukunze no yongera no koma witora gonza ariko iyo wakunze byombi baitu kugonza byona bibiri byombi birakunanira byona bibiri nibikurema haleluya kubera kuko ubufatikanyije bibiri abo ko bikwatanize bibiri ariko ijambo ry'Imana baitu kandi ikigambo cya ruhanga irashaka kuko twasobanukirwa nirenda muno tumanye kurungi no kumenya Imana no kumanya ruhanga kwemerwa n'Imana kwikirizwa na ruhanga tugiye kureba abantu kugenda kurora abantu hari abantu bemerwa mu miryango ari abantu abamane mu famille kandi bakemerwa bivuyeyo kandi nibakirizi bwakwe bababwira ibyo bakora bakabyumva kubagambira icyo barakora ntibakihura bakabikorana umutima ukunze niyo bikorana umutima uguhikirire kandi kubera kuko baba bizeye abo kuba babayikirizemo ariko iyo bagenda mu kindi gihe bigasa n'ibinaniranye bikamubwire bundi ni burema kujya kubizera kuza gushira kubikiriza ni kuhaho kandi siko bokwira muri byose ati niko basaba kwikira muri byona ariko iyo ugize icyizerwe n'abantu bati kwikirizwa n'abantu habe nubwo bishoboka bikeya no kuba bitayito nubwo hari ibibazo bigiye bitandukanye ari bisibe kwahukana ariko muri byose ugomba kubikora bati mu byona semeye kubikora iyo ukoreye kimwe akora kimu ubusa nkaho urenganyije ujya wundi no isana no jona na mugenzi wao cyangwa se mu mutaye ujya wundi no isana umunagirize ariko iyo bisaranganyije byose bati kuba kwandaniza byona ujya ubajere mwese ono akubayamba mu byona urumva kuko ntaco mu mfana temwine tumusaka mu jona na era kuko ariko bimeze abako ni kukiri ariko tugiye kureba umukristo muri iki gihe kugenda kurora umukristayo sazino abakristo ubungubu bafite tegenke abakristayo basazino bayina mane makeke abakristo ubungubu basigaye bafatwa ko kwijosi nk'abana bato bayikara ni babakwata nk'abana bato bakengenga bakagaragaza benda kubesengereza ariko bikananirana baitu nibirema ariko iyo bigeze mu gihe gisa n'iki tugezemo baitu kuika mu bwira ukwisana buturimo abantu bagashakisha amagambo abantu nibaseruze bigambo bagashaka kurema amagambo benda kuhange bigambo bakazana yina yiki nibalete bigambo bya kuno na kuno iyo hatabayeho uburyo bw'Imana n'umuntu ane hatarengerengere ya ruhanga na muntu igihe kibanza bavuga amagambo atari obwire kabuno nibabaze bigambo bitari abana b'abantu abana b'abantu ariko kuma baitu kandi ari ruhanga kuma n'ibisi byose hari ruhanga n'abamanyire byona kuko ku muriti wa nyuma kuba dakika yo kumarira wewe n'Imana yawe iwe na ruhanga wao bikurikiranye kujya kwizera konderangana no kwikiriza nico wamenye neto ukamanya kurundi Imana ikakwishimira ruhanga nakusemererwa haleluya kubera kuko aho kuba abantu amagambo bavuga abantu bigambe bibabaza agarukira hafi bigarukira hayi agarukira muno kanisa na mbere tukari agarukira mu miryango bigarukira mu family ariko ijambo ry'Imana tukande kigambo cya ruhanga baragaza ububasha bw'Imana amani ga ruhanga wayageze na mbere gahikire wayahinduriye ubuzima uruhanga hindurira mu mbere ubwo muvuga ibitari baze bitari nibyo Imana yibizi byose ruhanga nabakemanyira byona ikamujana mukabugeza mu bwoko bwe na muyita mu bukama mu mikoro haleluya haleluya mwene data dushyize kuri none umugenzi watusigira kirokino urumva kuko ni amahirwe ura mugisabamani y'Imana kubana nawe mugisabamani kwikarana ruhanga kugira ngo ubwiza bw'Imana bumwiyereke niko murugi wa ruhanga bumwereke kuko babanje kumucisha muri randwara bakamubanza bamurabye mu burwaire ikamuhereza ubuzima bwiwe namumeziwe ikabuyobora kuko bikwiriye namembera ko kukiri kugira ngo ubwiza bw'ijuru niko murugi mu iguru buzamutabara bumurikeho kandi buzamugwanirira kandi bumurwanire umugeza mu bwami bwo mu ijuru bumwite mu bukama mu miguru haleluya jewe nawe kuno munsi ayowe nayo hakirokino amagambo yaje nawe ibigambo byanye nayo ibyo dukora hano hanze ibikora hano hayeru ibyo dutekereza ibitukutekereza aha nibyo tutekereza mu bwacu buzima ibitukutekereza mu mezi waitu mwene data ntabimenye mugenzi wetu natabimanya akareba ibiri inyuma narora ibiri inyuma ariko ibyo ndani mu mutima bahitebyo munda mu mutima bikaba bizima nibimanya ruhanga iyo tugeze mu gihe gisa n'ikicanye twita mu bwiro bukwisana bono bo kumanya abari umuriti w'Imana nawe nabare hare dakika yayo na abari umuriti wawe habare dakika ugarura Imana ibyo washimishije kugara ruhanga byo kamusimisa kuko ijambo ry'Imana abakwiye kigambo cya ruhanga byavuze ngo timuhagarike imitima yacu kambere mutayimereza muno mitima yanyu imitima yacu yari ihagaze imitima yetu nesa kuba imerire imitima yacu yari iremerewe imitima yetu iremerewe imitima yacu yari ahantu imitima yetu iri handi ariko kubera kuko ijambo ry'Imana abakwiye kigambo cya ruhanga aryo rizari
rigarura imitima nikigare imitima rikatwizeza iby'Imana ikoze nirituha kwigiriza birhanga ko twizeza iby'Imana yaganiriye n'umugaragu wayo kwigiriza birhanga tubona aho dufatira turana mbere turakwatira kugira ngo tubone icyo tuvuga kuri uno munsi niko tubaze tugira icyo turabaza yabije ko amagambo aremereye imitima kandi bere bigambe bikuremere imitima n'Imana itayishimiye naruhanga tabisemeriro nicyo gihe abantu bazabakabakaba nibo wira abantu batandika kurora bashaka icyo bavuga nibasere icyo barabaza ariko iyo habaye ibyiza bisa n'ibi bari kuba hari ibirunge bikisana bibi uwakiranuka Imana wese wakayikira ruhanga we niwo musaza ayishimaho nitekira semerero haleluya haleluya niwo munsi Kristo umukristayo azamenya kuko tuzokavuga ngo mwisho namanya ngo nituza kugenda mu kabo timuhagarike imitima yanyu imitima yanyu muyikirize ruhanga kuko mu rugo rwa data hari amazu menshi ahubwo mukaya yisitore amakamba yaba atarahari nibaire gataro abagarutse akatubwira yandi bigarukire kutugambira kubera kuko atagarutse abo kuba ataragarukire amazu arahari enju ziroho abagenda mu bwami bwo mu ijuru abakugenda mu bukama mu miguru bagira aho baruhukira baina na mbere bahumura bagira uwo basanga baina uwo basanga nubwo baba badusize hano mu isi ko batusigira hano munsi ariko aho bagiye betu na mbere babageze abari heza harutangaza baharungi kugira hano iyo hataba amazu kuba handi baina atari abagarutse kutubwira ko handi baina bagarukire kutugambira ngo hatariho dialogo ariko baratizera Imana bahita batukwigiriza ruhanga baramenya kuko mu ijuru hahari tubakamanyira ngo mu iguru hariho ariko icyari cyiza ikindi bahire kirungi nuko twatwiye kumenya kuko mvuga mu ijuru hahari kandi bahire kumanya mukama mu iguru hariho haleluya haleluya uno munsi wa none haba kiro kino ni umunsi w'ibyishimo kiro cy'amasemerero kuri mwene data bagiye amagezi wetu wageze kuri twebwe dusigaye iyo tabasigaire nubwo imitima ibabaye nubwo imitima ikusabiro ariko izigarurwa n'ijambo ry'Imana tumegarwa n'ikigambo cya ruhanga igarurwa n'abizeye Imana negarwa n'abata bakayigiriza ruhanga igaruka kubera ko utekereje kuko nawe uzaja mu ijuru negaruka kuko netekereza neza kujya mu iguru ariko iyo udatekereza kuja mu bwami bwo mu ijuru tekereza kujya mu nicyo cyagira ibyiringiro bizabishyira aribo wire kunihira kurugaho nicyo cyagira utekereza aribo wire tekereza ukaja kure no ikahara muno ariko utekereza neza kutekereza kurungu afite icyo yaremye aine ece akamanya umubiri wari urushe umubiri kubira kujwahire ariko icyo ngicyo cyatumye biba baite ece katerereteza kugira ngo ubwiza bw'Imana bumwishire niko burungi wa muhanga bumutahe kugira ngo azabone hazaruka niko arore na mbere kwikara je nawe kuno munsi wa none kuro nyo nayo hakokeno ana magambo twayabwira ibigambe nito bikugambira ntago yigishwa agiye niko cyagambira mugenzi nije nawe twicaye muri ino nzu niyo nayo abayikarira nije nawe ndadutekereza kuko mwene data dusize niyo nayo batakutekereza ngo ageze na kusigira mutekerero zacu kandi mu bitekerezo byito ubuzima bwacu none cyose abantu baburi kilo cyagira icyo dutekereza kuma tudatekereza riginda ruhanga tukibesha kuko turi mu ma nitubiba ngo turi mu ruhanga tukibesha ko ndadukorera Imana nitubiba ngo turi mukora ruhanga ariko Imana itatwishimiye beturanga tatsemeriro uyu munsi ni w'amahirwe ugize ubwiza bw'Imana kiro kino cyo mugisa aburundi bo ariko siko twese tuzogira amahirwe yo kwiga bati ida tutumanye ngo turafuna chance yo gutekereza mu buzima bwawe uko kugenda no kutekereza mu ibyo bumezi ukora mu buzima bwawe ibyo ukora mu bumezi wawe wewe n'Imana yawe iyo na ruhanga wawe Imana irabizi ruhanga bimanyire kuko iyo bigeze muri kino gihe uko kuba bika mu bwira kabuno kuko twavuze ngo abantu basigara bashakashaka kuko tubariza abantu basigarane baseraseruze amagambo matazafata baseruze bigambe byo kuhanga ahantu hatari mu Imana na mbere hatari ruhanga amagambo adacikira ibigambo bihweraho kubwiza bw'Imana iyo gabaye hantu kuba urungi wa ruhanga buri amagambo asagaragara ibigambo nibisoka kandi azayivuga kandi ibigambo nibiyabariza kuko ubageza huje abo kuba oyine na mbere ikene ije nawe no musibano nyona ya hakeroke nubwo byoba bigoye no kuba bigumire nubwo byaba biremereye no kuba bigumire biremeye ariko ijambo ry'Imana betukande kigambo cya ije ruhanga nawe ntaryigisha ikigambira nyona yiwe nitwitekereze ko no munsi tekerezo habakeroke kugira ngo ijambo ry'Imana tubwiwe niko kigambe twagambira sazo kugira ngo tubyigereho kiyacu tweringanise aharitwe kuko iyo umuntu apfuye abo kuba umuntu kubafa niho umuntu azatekereza kuko n'abazapfa umuntu ntibatekereza ngo nawe naja muvuga ngo ubuzima bwanje naje utandika kugamba na nyewe umezi wange ni sawa ariko tutekereza kuko hari itandukanyeho n'Imana yawe baitu no sawa kutatekereza ngo hari icyo Imana itakwishimiye hari icyo ruhanga atakusemerira abantu kuvuga undi muntu gusa abantu kubaza umuntu wote ntacyo biravuga tikine ekikugasa habe nubwo twovuga
imana itabishatse no tukubaza ruhanga atakigondeza sitwe ko mwishiza mu ijuru titushaka kumutasha mu kama mu tuvuga bigasigara aha titushaka kubaza nibisigara hano ariko icyo bifuriza bene data baite icyo kubagondeza bagenzi we tuvuga ngo umunsi wawe niko igiro cyawe nubwo utaburi kumwe n'undi ku munsi wawe wanyu nuko utamunonda akiro cyo kumarira imana izakwishimira ruhanga kusemerero haleluya haleluya abantu basigara bavuga gusoma amagambo yawe abantu basigara nibabaze bigambo byo kumarira ariko ijambo ryawe ni imana baite kigambo cyawe na ruhanga ryageze mu bwami bwo mu ijuru kubakika mu mukama mu iguru abari amahirwe ni kubagura umugisa abari ibyishimo ku mana masemerero muno hari ruhanga nubwo twaba tubabaye no kuba tusariro cyangwa se abantu basigara bavuga ngo se hari ukuntu yavuze abantu basigara harengere burya ni nyuma y'igihe aho no baraza nyuma yo wi ubuzima bwawe bwo mu ijuru uzi umumezi wawe mu iguru ni ukubwawe wivugira no kuba no cyo bariza ni ukubaho wikorera no ikora ni ukubaho witekerezwa tekerezaho mureke twitekereze reka tutekerezaho kugira ngo imana twishimire niko ruhanga tusemerero kugira ngo amagambo y'imana tuvuze aha ibigambo twabariza hano tubigere haba yacu tubigezeho bibe byitu imana yinjeze umugisha ruhanga tumugisa amen reka twongere amashijambo reka tugere kuri kigambo cya ruhanga ingaruka imana muhezi mugisha umukozi w'Imana ruhanga mu mugisa umukozi wa ruhanga tuga ijambo rikomeye atugambere ikigambo cya mani muno kwitekerezaho ngo mubomeze kandi nicyo gituma twese dutinya twaba abakristo nisonga itwena tutina nitwa kristayo kuko bariya bagenzi tuzatumenya niho bibiri zivuga ubuzima bwawe bara bagenzi leti tumanya niho bayibure bazizo bomeze wao bibiriya nizimenya nyuma yo kurangiza bayibure ni amarira niyo kumanya kumarira aho nyuma y'ubomezi wao reka twongere amashyi reka tumongere karazamani Bamwe aratwikishira tubwira ngo mu ijuru hazoba gutangara. Umusenge makatebeza ngama mu iguru neza kubaho kunira. Udatekereza kuzaba. Ukabana tekereza kubayo. Ngo ni uzasanga. Yo kujya kusangayo. Wa wundi wowe wakiri urubanza warangiye. Iyo ukabana tunana. Warataramye mu bwami bwe. Ongo ikarire mu kama mahanga. Utekereza ngo niwe nyir'ijuru. Kutekereza niwe mukama w'iguru. Uzamushaka umubura. Nujya kumusena no mubura. Nukwireba kuja mu Imana. Nuyirora mu kigambe cya ruhanga. Reka turirimba akaririmbo gatoya. Reka tongera tuzena kazena kagufu. Dutanga amaturo. Tuhewayo. Tuze kurangiza tuje mu wundi mwanya. Tujya ku abata barajya mwegeze n'abazaba bafite ubwiza bw'Imana abajya kubaho no burungi bwa haleluya haleluya shaka ubwiza bw'Imana reka tusere burungi bwa mukama uwadusize uwatsigire ari mu bwami bwo mu ijuru ari mu mukama bwo mu iguru reka tunezererwe hano reka itwena tusemererwa hano abahosha mu ijuru kaba kujya mu iguru kaba abashaka ijuru kaba kusera iguru bitari iby'indirimbo gusa bitari bya kizina konka bitari ibisanzwe gusa bitari bya buri kero byo kuvuga ngo reka mpaguruke reka ngo nyimere kugira ngo nanjye abone kuko nishimiye muri bene data nuko nawe nanjye nsemberiye haleluya reka gushaka ijuru bakivuma reka tusere iguru acyabitara reka gushaka ubwiza bw'ijuru reka tusere uburungi bwo mu iguru nijoro haratekereje iyo nibuntekerize rimwe na data amaze gupfa uwo mugenzi wacu n'ubu yatusigera aho twari dutaramiye na mbere tukaba tuteranire nsaba imana izivuga abantu bagatinda kujumva mukama nabaza abantu aho twari kumwe twari tuzi kuko hazopfa abantu babiri
ito twatumanye najya kufa abantu babiri ariko tutuvuga ngo ni nyanaka betu tukabutamanye no ariko kubera kuko byari ibintu nyine Imana ivuze betu abakozi babiri bitu mukame byabarize gusa nawe yahaye agaciro gake ito tutabitemu amazi agaciro gake n'ubwo betu tutabitemu amazi abakozi tukaba tutinamo ariko nijoro nabitekereje betu icyo nibo mitekerezeho nawe tisemana Imana zivuga nagamba abaki mukama nabaza akabihisha abantu iminsi niba ari migufi nesereka abatemisi ibiro byabira bibiri bigufu ariko uyu wari umunsi wiwe betu kiro kiri kibereke nari kubitahura nijoro nka birori ibyo mureke turimbe tukabazosha mu ijuru reka tuzine nkaba kujya mu iguru kaba bishimira ijuru tuzine nkaba kusemerera ibiguru Yesu ashimwe cyane. Yesu manikiwe. Kama kitesi. Haleluya. 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 Azare medizi. Hange sesha. Mwene data kereta. Amugeza akitahirira. Haraharuhukiye. Ariyo nambera humwire. Usigaye nije we na. Abasigaye miliyoni yo. Turiko turitegura. Titotekaniza tuta. Haleluya. Haleluya. Turiko turitegura. Titotekaniza tuta. Turiko turitegura. Titotekaniza tuta. Abivuze neza. Atabarize kurugi pasta. Jewe sinabitekereje. Nyota bitekereze tekero. Umunsi arangiza umunsi nabitekereje. Kino kamarira ni tekero kabitekereza. Abayimbe baheruka hano. Abasaba bamarire hano. Aho babivuze sinari mpari. Nambere bakabibariza nkabataroho. Ariko ngo batahe. Betu bageze. Rero bukeye. Wakire hawo. Tubonanye nabo. Ubutatanganye nabo. Barambwira Imana bagiye. Abagambira ruhanga bagambira. Hano hari abageni babiri. Hari abagenyi babiri hano. Umwe yagiye. Umwe ageze. Undi niwe usigaye. Undi niwe wasigaye. Niba ari jewe. Arabanyiye. Niba ari wowe. Rudiwe. Kuritegura. Turetekana izota. Turetekana izota. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Kuritegura. Turetekana izota. Ubu yagiye. Ubu nageze. Undi tumuzi. Undi tutumubanye. Abandi bagenzi batumu. Naye no ageze nawe tututamazika. Tutakumanya ngo niwe. Kuritegura. Ano itekana izota. Kuritegura. Turetekana izota. Yesu ashimwe. haleluya Azaremede. Kaja kusa kwanza secha. Azaremede. Kaja kwanza secha. Uzahita. Ndio kugita. Uzahita. Ndio kutaha hizi. Haleluya. Tutekanize. Reka mabwire gutya. Reka magambire goti. Turakunda umwanya turakwivuga nyuma. Tukajya kongera kufuna kairi. Tugira igitaramo none kuwa gatandatu. Tugira service tamukaga. Ariko noneho Betu kandi hati. turagikomeza kiko. Nitujya kugumiza muke.
gushimira ijambo ryawe Mana iyo wategurije uyu munsi ukatuganiriza no kuganira ni ukuri wakoze wazereza ntabwo turagushimira gushimira abatumiye gushimira mwami Imana mugari mwiza abayoboye gahunda gushimira data ijambo ryawe ni ukuri wagize neza turabigushimiye wari tukwereka amaturo Mana kuba gufasha umuryango wa data wahuye n'ibibazo Mana komeza uhumurize data komeza uhumurize mwami Imana mugari mwiza ariko dufite ibiseri dufite ibyiringi haleluya kuko mwami Imana ababa badusiga ubunyine tuzongera kandi ukababona mwami tudafite umubiri tutakicabona umubiri wabazwa umubiri unaniwe umubiri tuzokubona gatuga neza twambaye ishusho yawe urakoze turagushimiye ni kubwa Yesu mwami mwiza amen asante cyane mwakoze cyane kwihangana Imana yoheze umugisha mwibaremo no kugumisiriza mukama wa mugisa. reka twumve umukuru w'umuryango w'agasinzira atambuke hano agenze gahunda Reka tuure mukuru wa famire ije abazemeye. haleluya amen Bwana Yesu asifiwe sana amen tushimiye abasoje gahunda ya mbere Tubashimiye n'abamara porogaramu yo kubanza Imana ibamugisha kama wa mugisa. agize neza mukoze kurugi kuba babashe kutuyobora muri gahunda y'amateraniro Kurundi kutwebembera. haleluya amen Imana mu ijuru ibagire neza ku ijambo twumvise Kama wa mugisa w'ikigambo kituyire. dushimira abantu bose bitabye kudufata mu mugongo Sima batubona bahezera no kutugumye. namwe Imana ibamugisha Kama wa mugisa. amen yitwaga Nyajambo Yvette Ago ni Gamba Barage yavutse mu mwaka w'1994 akazaba rukumo rwenda 99 avukira ahantu mu muhana wo mu Gitoga akazara na mbere bakwita Kitoga karere ka Uvira mu kicweka cha Uvira aho ni muri Sud Kivu mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya uku Kongo. mu South Kivu mu Kongo. Se yitwaga Mudagiri Semazibo Jonathan. Yise bamwitaga Mudagiri Semazibo Jonathan. Yaramubanjije Huwe akamubanza. Nyina yitwa Nyirasine Roy. Mama we bamwita Nyirasine Roy. Atuye hano muramuzi. Nayikara mu kicweka kino manya. Nyirajambo avuka mu muryango w'abana barindwi. Nyirajambo rundo mugenzi akazara mu family y'abantu musanju. Abahungu 4, abojo bana, abakobwa bari 3. Abaisiki babiri basatu. Umwe yaramubanjirije uwo mwaka mubanza. Nawe aragiye avuga ngo muri abo bakobwa hasigaye umwe. Nawe yagenda nikumanyisa mu abaisiki basatu hasigaye Romu. Abo bose tibakiriho bo muri uwo muryango. No kuvuga ngo se umukobwa umukuru n'umuto tibakiriho. Nkimanyisa yise no mwisiko mukuru no muto bona tibacyaroho. Amashuri yize amasomo rundi kusoma nambe yagarukire. Nyajambo yize amashuri abanza aho kuri école primaire ya Gitoga akasoma primary okuwa Gitoga ayasoza mu mwaka w'2004 akamaliya kusoma nundi primary akakimaliya 2024 nanone yatangiye amashuri yisumbuye aho mu Gitoga kuri Institut Gitoga aho ni yatandikiye secondary ayikomereza Uvira yagumizamu ya rugoku yagenda Uvira kugeza atangiye section akora umwuga wita uburezi cyangwa se pedagogie générale. Nambere ikire yajya mu section n'undi ataka kwege byo wegesa. Nanone abirangije yakomeje amasomo ya kaminuza ubu yamaze kwega secondary akagenda mu university aja mu mujyi wa Goma atangira mu ishami rya sciences infirmières cyangwa se mu ishuri ry'ubuforomo.
ubyarukiraho kuyagenda university niho yageze gusomera ibintu byo ba doctor. Nanone yamaze umwaka nagukomereza mu mujyi wa Bukavu. Ubu yamaze umwaka wo kugoma akagaruka Bukavu ntiyageze kugumizamu. Aho mu mwaka wakurikiyeho rero numva aribwo yaje gushinga urugo abanza guhagarikira amasomo aho ngaho. Umwaka gwayongireho niho yayombekera amaka iyo gusoma yabigarukiza. Taraje ku ntago yo kombeka amaka tuvuga ubuzima bwa Gikristo. Katwanze tubazo ubumezi bwa Kristo yarundo ubumezi bw'umoyo. Aho mu Gitoga habaga ishuri rya Ekodime yari kuriyemo. Aho Gitoga nambere yakurira akabantu ho Sunday school niho yakurire. Kuvuga ngo no kuva mu bwana bwe kuzamuka kugera mu busore bwe yari umuririmbyi mwiza aho muri Ekodime no muri korali nkuru. Kumanyisa kuvuye hacyari mwana muto kwita kuziwe akatandika mu Sunday school yagaruka mu kwaya niho yakurire naze. Mu mwaka wa 2003 arabatizwa mu itorero rya KDC Paruwasi ya Gitoga. Gwe kumibikwa n'isatu niho yabatiziwe muri church yoko wabo. Yakomeza umugabo w'uburirimbyi kandi yabikoraga neza. Yagumizamu nazina kandi yazinaga kurungi. Ubuzima bw'irangamimerere rero aribwo yubatse urugo. Ubumezi bwo baburikiro mpope yayombekera amaka. Yashakanye n'umusore witwa Nzoyiramya Alexis. Umusejja we bamwita Nzoyiramya Alexis. Mu mwaka wa 2014. Bakombeka amako gwe 2014. Nzoyiramya yaravuka mu muryango w'abanyabyinshi mu nzu y'abahire. Umusejja we bamuzarwa mu Uganda w'abanyabyinshi. Isekuruza cyabo ni kwa Rusakana. Nuko babyumvise ni Rusakana nahinduka. Ageze muri uwo muryango muri uwo mwaka ubiyekire muri iyo famille ngo mwaka babyaye abana 5. Bakazara abana 5. Babyaye mu gihe gito arimo abahungu 3 n'abakobwa 2. Manyisaka bazara mu biro bugufu harimo abasiki 3 n'abonye 2. Abo bana bose barahari. Abana bona baroho n'umugabo we ariho n'umusejja we nawaroho. Kuri ubu batuye na Kivale aho bahungiye. Sazuno niwe kandi na Kivale nambere basengukire nyuma y'isenyuka rya Rwanda. Hanyuma nambere barugiro ko bitu habireho ikabi. Urupfu azize ikimisire yakwigendera yafashwe n'indwara itungura. Umugenzi akaba ruburoire ukaba ukayika gutetegekira muri Kabarore akaba ari hano 40 bagaragaza kuvuza mu bitaro byaha bitandukanye. Bageza ku mujanja bisa mu marwara gahara yashobotse betu batazoruburoire. Ubwo nanone kuko amagara ngo azagirwa amagana. Kumagisa bomezi ni bukura senze baje Kampala gushakisha ubuvuzi. Bagenda Kampala kusera nambere baramujanja yakuru aho yaramaze igihe muri iyo Kirudu hospital. Nambere amazino bire mu irwaro bakwita Kirudu. Indwara iraboneka ratozi yashobora kuvurwa. Niho bazoyire uburoire betu tebasubira kubujanga. Ariko yarayimaranye igihe gito cyane. Beta byamazire nabo ubire bugufu muno. Indwara rero bita cancer cyangwa se cancer. Edombo uburoire nibo uburoire bakwita cancer. Arangiza urugendo rwe ku minsi 27 akafa 2007 kwezi k'umunani ukwa munana umwaka wa 2022 ubwe 2022 asize umuryango, asigira famille, asize ababyeyi, asigira abazaire, asize abana n'umugabo we, asigira abana na musejja we, asize itorero n'inshuti, asigire caci n'abanywanyi. Aho twese ndwabara amaboko yacu dukomeye. Manyisa abe natuga mu twina betu tuguna bisai cyo gukora. Imana umuhe iruko rishya, Mukama amuhe ikumure kitabaho. Arakoze cyane webare muno kugira irondoro kugendera kutugambira kufa hongeze. Reka turarike famille Semazibo. Reka turarize famille Semazibo kandi imbere bayijana maiso baze isho bavuga kuri nyakwigendera niko bagira batubasime umutangiye n'urukundo mwatweretse kuva wa kane. habo kwihwayo n'ingunze zo mwatereke kuyacakana babonye abantu tukafurora abantu barugiye caka abantu barugira hano mu bice bitandukanye bya Foti, abantu barugiye Mbarara, hari abakabarugiye Kampala, hari abarugiye Rwanda Kigali. Ningira ni babo ndamushimisha cyane yatusemeza muno
Yari ari nzi ko bivugarukira hariya kubera ko ahantu hashinguye umuntu niho kundi yibanda cyane. Nyo kama nyine bijya kubera ko abo kuba nambe bazikira umuntu niwe bintu bikira kubera. Nahuraga ngo hano wenda nta bantu turabona. Gusa abantu abo turafona. Ejo ngeze hariya ku mugoroba. Beto ijoro baje bumpigire hano. Kasanga abakampara babatubangizeho abagurusi bari hano mukama baho mugisi abazayira abakutuzara kandi bakuru bagurusire betu bakihayo batubanza hano inshingano zabo ubutunanizi bwabo ariko umubiri wabo betu kwihayo muno kusikira ngo kubari narakoze cyane gutabara mwibare muno mukakora kurungi kwita kutuyamba rundi kutu abaje gukora imirimo mu rugo guteka abahize gukora imirimo yo muka kucumba abakimukiye kuryamo abarugire mu bikaro byabo yo kubyama nuko tuyame amafaranga yabo abahaye sente zabo umwanya wabo ubuyire bwabo Imana imyenda mukama baba mugesi icyambere nshimiye Imana yo mu ijuru kubanza nisima rwanga mu igoro ko yakoze ibyo ishaka habo kubakoze byakwenda ubundi nshimiye Imana yayoboye abana bacu aba bana babiri mu ruzi bavuye hariya muri kiriya gihugu kigoye cyane cy'u Rwanda nisima ruhanga webembire bana abana babiri abarugire Rwanda ariko Imana yarabikunze ubwo bumvishije amakuru yihuta gutya beturanga kabigonzo bahurira amakuru agakwanguha bari gucika intege bakananirwa guhaguruka bakabana bajya kuhamani ntibarimo kwija ariko nanone babonye ko tudakwiye kuba twenyine n'abakwiye kuza bakadufata mu mugongo betu bakaronga ute tusemeye kubitwenka baronga gusemereye kwija kubana ito mubire nkabona ubumanga yine nubwo twari kumwe n'abandi benshi hano namwe mwese mwadufashe mu mugongo n'ubu tukaba turi hamwe n'abandi bengi nayinyinywe ariko iyo tutabona famiye tuba twarabaye ukundi kuntu ariko abetusinga tutaraboine famille harumpo tukaba tujya kwihura ariko ni byiza kugira famiye nabyo ni byiza cyane betu kirungi nabo kuba mwina famille barabyumvishije bihutira kuza bakabihura bayangwa kwija kandi ntibaziye rimwe nyine bitewe n'impamvu ariko nanone bose Imana yarabarongoye barashika batayizire hamwe betu mukama akabebembera bayija bahika mu businge Imana yabayoboye ishimwe mukama wabebembeye asimwe ubundi jewe icyo ngiye gushima cyane nubwo mvuze ngo abahano nzobashimira ariko mukumva mvuze ngo ndashimira abo muwanje ngambire ngo ninjya gusimira abantekere kindi betu musaba kuhura na sima abo mu famille yange bikabatangaza mukabunira cyambere ndashimira abantu bo mwarutabara Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kubanza nisima famille yo mwarutabara mukama babo mugisa mwarutabara barwajije umwana wabo ariko kandi ibyo bakoze hari benshi batashobora kubikora bakarwaza umwana wabo bitewe bakoze hari ubenga batashaka kubikora bahagurutse bombi muri iyi ndwara ya nyajambo bakemera bona babiri mu burere buno bwa nyajambo bibagirwa ibyo mu nzu yabo bayeba ibyo mu kayabo babana natwe hariya mu nzu iminsi twahamaze itari mikeya kandi itari myinshi cyane bayikarana yitwe hari mu kamunjo wiro butwamazire yo butari bwingi kandi butari buteyito ibintu bahakoze biratangaje ibintu bakorire nibiboneza twashobora kubivuga ariko hariho bamwe benshi bacu bagezemo babibonye tetusaba kwibariza hano betu hariho abo mu famille yeta babirozere bengi byari ibintu byari bibabaje cyane bakoragamo bikaba bita bikusarize ibyo bakozere ariko barabikoze hano betu bakabikora hano barongera baragenda kandi hariya bari bagiye kumarayo ukwezi bari bamaze ibyumweru bitatu bayongera bamutwara mu irwaro nambe babamaze nkawikisatu baravunika cyane namwe murababona uko bahindutse abajwa muno nayo mubarora ko kubahindukire bahaye bitanga ngo bazagarura umurwayi nibafaho niko barora ko baramugara mu mezi ariko siko byabaye tutiri ko cyasobokere kuba ndabashimiye kuza bakoze nimba sima ibi bakozere bamaze gushika ndetse bafatikanyije n'umwana wari uriyo bubahikireyo bakakwataniza muno mwana wakabariyo bafatikanya n'abo kwa muzehe uri hariya bose uko bangana bakwataniza hamwe nabo wabo muzeho ari hari bona mbese barikoreraga ariko hari igihe bamwe batobikora bakaba nibekora betwara obama batasaba kubikora
kubyo bakoze jewe ntaco nashobora kubaheza kubo bakoze nyote nyine cyo sakubaha ariko Imana yo mu ijuru nubwo batatahanye umurwayi ariko Imana ifite igororano nanone no baraba taramugarurire mu mezi betu mukama ina ko ari abasasura Imana yo mu ijuru izabibahembera ibyo bakoze mukama najya kubasasura mu makozere bakoze ibintu bibabaje cyane kubikora wamara tutahana umurwayi bintu byo kusariza kusigikire bintu bakozere bibona batamugarurire mu mezi ariko kandi Imana yo mu ijuru ibahera umugisha betu mukama abaho mu gisarebe bibone bimagezeho gukora kuri ibyo bintu bakoze harebe bakozere n'abana banje bana bange ariko kandi mbafitiye ishimwe zobaheza betu nyina ekisembo rundi icyo ndabaha kubasiba kwari batatu Mutoni na se na nyamuvyeyi Mutoni na ise na nyina bona hari amakado nzobafungira yo kubashima hari ibisembo byo kujya kubaha nimbasima muzehe nawe niwe musaza twasigaranye umugurusi nawe niwo mugurusi wo twasigaira hamwe iwe ndamushimiye ariko kandi mbonye inka nawe zamufungira kado yiwe umugurusi nawe ninjya kumusibira ekisembo cye ni musima we bibi yakozere mbonye inka nandatabaye ibintu bankoreye sinzazibagirwa abo babiri ebe bankorire tinkujya kubyebwa Imana yo mu ijuru ibampera umugisha mukama baho mugesa ubundi ndashimira Fabrice ahaguruka hariya yicaye reka Fabrice nawe ayimere nambirari ari hano inyuma yanje uyu ni umugabo utangaje uwo ni umuseja wakuniriza kandi si uwo muri famiye gusa ndatekereza mwese hano fote kuko nta muntu atazagirira neza te kuri kugamba ngo nakora famile yonka buri muntu we nawe hano fote namukora kurungi Fabrice yaritanze cyane akihayo muno nawe nzamuheza kadayo yo kumushimira kubyo yakoze nawe nyine kisembe cyo ndamuhare bibi yakozere yakoze ibitangaje akozere akakora ibiponiriza muno iminsi yamaze hariya yicaye ibiro byamazire ayikarire hari yabaherekeje mbangira ngo arabashitse agaruke bakagenda hamwe nkaba ninjya najya kuva yica mu iruhara yongera agaruke ariko yihanganiye kubana nawe iminsi itari mikeya betu akagumisiriza baba hamwe mu biro butari bugufu Imana imuhumugisha mukama muho mugesa Fideli yankoreye ibitangaza ntazibagirwa umurimo Fideli yankoreye Fideli nawe akakora ibindi byo tarebwa n'umwana mutoya cyane mwana muto muno ariko Fideli twarasigaranye hano ande mu mutima cyane beto tukasigara nawe hano yagumiza mukungumya andusha ubutwara arahaguruka aje hariya Kampala yakiza umanzi yemera yagenda Kampala kuri izo Fideli yakoze Imana imuhumugisha harebe byakozere mukama muho mugesa ubundi hariho bene data bihanganiye indwara ya nyajambo hariho abandi bagenzi beta bagumisirizo burayire bono mugenzi abo nibo navuze ngo turacavuga undi munsi hano abo nitujya kongera tufunobire bo kubaza hano nyajambo mu rugenzi rwo kurira mu ijuru sindi ufitemo amashaka mu safari yo kugenda mu iguru nyoti nyina kuguruca guruca wowe uzosigara mu magambo yawe uzoyasigaremwo iyo warasigara mu bigambo bisigaremo ariko hariho abataramyi bataramanye na nyajambo kuva mu kwezi kwa kabiri kugeza ijoro nyajambo arangiza hariho abantu basabire nabo kwiha mu mwezi wa kabiri kwica ubiro bagendire n'abandi benshi bamusengeye bari mu mazu yabo namwe Imana ibaha umugisha n'abandi bona bamusabire bari mu makagabo mukama baho mugesa ariko abo bemeye gusiga amariri yabo betu hariho abayikirize kureka ibitabo byabo kuva mu kwezi kwa kabiri kuruga mu mwezi gwa kabiri murebe namwe arangije mu kwezi k'umunani norora afire mu kwezi gwa munana icyo gihe yari agifite inda ubu bira akaba cyayinenda atangira gutaramira nyajambo kuva icyo gihe no kugeza arangira batandika kumusabira kwihugobo bwire kwica sazi nafire takuntu nyajambo yarekaga kuja mu ijuru n'ibyo bitaramo bamutaramiye tayina ko basakurema kugenda mu iguru nko kubasabere Imana ishimwe kuri bariya bose mwiyizi mwese Imana ibaha umugisha mwema nyirinywe na mukama baho mugesa umuntu wamusengeye wese Imana imuha umugisha umuntu wamusabire mukama baho mugesa bundi ndavuga biti kuri nyajambo ninjya kubazaho bititoha mugenzi sinashobora kubivuga byose ntisa kubibaza byona hari ijambo naringiye kwibagirwa namwe abo twajanye mwese hariya hari ikindi cyo nabanayibwa abantu bona bo twagenzere nabo kuzika twavuye hano saa 8 tukaruga hano saa 8 zekero turagenda tugezaho tunyagirwa cyane twahikanambire njura tutire muno turasera kandi tuvayo nijoro kandi twayongera twaruga yekero
bajya bose twajanye Imana yo mu ijuru umugisha mwinshi abo twagenzere n'abinywe na mukama baho mugisha mwingi ariho umugore umuturage wa hano nyiri igihugu wa hano hariho umwikazi wa hano mama wa hano toro twagenzere hamwe uwo muntu Imana yo mu ijuru umugisha mwese yo batangaza ubwo muntu asabahuniriza betu mukama muho mugisha mwingi rero yarakwiye guhaguruka nuko atari hano ngo namwe mumurebe niba yaje taro hano betu tujya kumwemereza ni ko murore ubundi Nyajambo Nyajambo rundo mugenzi Nyajambo yagiye mu ijuru akagenda mu igoro wewe uzotinda kubya Nyajambo uzabisigaramwo ntiwomenya amahirwe Nyajambo yagiriwe yiwe tusakumanya chance yafunire acyari mu mezi Nyajambo yagiye mu ijuru bitari byo gushidikanya yoti kuguru cyakagenda mu igoro Nyajambo yatunganyije urugenzi rwiwe rwose we akitekaniza rundi akitekaniza safari ye yona yatangiye kurutunganya n'umugabo wiwe bagituye hano akataka kwetekaniza acyari hano no musejja we bahamagaranaga ku matelefone nkumva simuvugishe hubo babazaga simu nyowe nimbahura betutakubaza nabo kugeza ahabwirira musaza we ngo namuhamagare n'ubundi kwica ubuyagambire brother we ayito musejja ije kuno barongera baratunganya ibyabo byose bayongera baterekereze byabo bibona kizarekeraho kugeza aje namwe mwaramubonye aza hano kwica ubuyizire hano nanjye mukamurora akayijaho hano ageze hano bavuganye byinshi ubuyikira hano bakabaza ibintu bingi biriya bitaramo babomoye imisozi myinshi kusaba basabire kukayihahe ibintu bingi tukanga abasenga ni beza utaryanga abantu abakusaba mukayaba abo kubandi bakora ibintu birungi nababonyemo byinshi kabarura mu ibintu bingi Imana ibahumugisha kuzo mwakoze mukama baho mugisarebe mwakozere ziriya nzira zose mwatumye zitungana kuri Nyajambo Imana ibahumugisha amaze kurwara sinovuga byinshi ngo mbimare yamaze kurwara tisa kwibaza bibona bitu ari umunsi umwe kubwo kubabara yambwiye ngo nidutse rutabara ngo amuhindure ntiyamaraga habe n'iminota ibiri atavuze ngo bamuhindure habo busaso bakabaina aro ikiro kimwe yangambiye nyimuke brother we rutabara ni kwa muhindure namubwira ati noneho ihangane nabararushe kuri yamaze kunanira na mugamba gumisiriza na wajwahire asa nkaho kubwenge busuye kwibira kandi yayongera tekana ujya bwibiye ngo asubiye mpo guhembuka bukatera indirimbo zibiri ubu yayimukirya yayongera yayimuka yatangira kuzineba izina bibiri yagiye ariko jewe nzi kuko azagenda mu ijuru atagarutse hano kimanyire no buyagenzere najya kugenda mu igoro araririmba ngo bwira Yesu zose ni inshuti yawe yazine kugamba ngo gambe Yesu abo kubandi wo mujyani wawe arayiririmba arayimara kugeza na rutabara aho yararyamye yarumvise yakizina kimara yo kwica no brother we nambe akabarwa ire byamire nawe yahura aririmbira iyo ndirimbo ivuga ngo ningerayo nzatamba ningerayo ndishima yazine kindi kugamba ngo ndahikayo ninjya kuzina ndahikayo ninjya kuzena ndamushaganya atasubaye gute namwimuca namukwataho namugamba kikiye cyabaho ndazuka ndicana je ntangira kurira nyowe nayimuka nayikara natanga kucora tabara nawe ngo aze twamubaza uko yagize akaduhakanira ngo tiyaririmbye brother we nabo buyizire twatanga kumukaguza yagamba ngo tayine cyakoze tazinire je nabonye kera kuko ibiwe byose zarambwiye nyowaho none atandikire kurora ngo yebe bibona bivoyire ijambo ryo kurangiza bukeye arambwira kuri ndi joro arambwira ngo sinsinzire kuganirira ikire kindi yangamba ngo takwijagira amurindeho tubaze ko twaganiriye nyine twarakuganiriye ibyo twabarize nawe tukabibaza arambwira ngo yarasinziriye ngo abona umuntu nguza kumujana yangamba ngo akabakwijagire rero umuntu yajya kumutwara uwo muntu ngo aramubwira ngo nazamujane ngo ko baramudekara ubwo muntu yamugamba ngo ayija mutware hari abakumweta baramuhakanira ngo ndaza kunda kuja muri Amerika uwe yamugamba ngo takujya kugenda akaba nari umuntu namweta mutwara aheru yagamba weta kwenda kugenda aheru uwo muntu ngo aramubwira ngo si muri Amerika ngwino kwereke aho nzokujana betuwe ubwo muntu yamugamba ngo kutwara munsi zaheru betuja koreke na benda kutwara baramujana ahantu yabonye yamujanye ariko ambwira ngo nahantu heza ngo yari kwavuga ngo none nko muri Amerika
na mbere ya mutoyire akaba narora hantu harungi hu akaba natekeza rundi ni wa Amerika Togiye hayavuga gutyo ngo aramubwira ngo si muri Amerika mwino nkwereke ngo hawe. Ubu akaba nacyabazaho ya mugamba Jankoreke na mbere tutwara ati ni Amerika. Amwereka ahantu ngo ahabona imva ngo nziza cyane. Imva nziza cyane. Yamutwara hato yamwikiza yamureka ikiture kirungi muno. Akibyara urubyaro rwa mbere. Ubu akaba cyazayire umwana wo kubanza. Yaragiye ngo ku bitaro ngo aje gutaha agura bene kare agaseke ko gutangiramo isadaka. Akagenda nambe ya zariro bakaba narugayo yarete ekigo nkakine cyo kutamu ibisembo hano mu cyaki. Aragitahana gishira pasiteri wabo mu kanisa. Yakihayo nambira akabagenze kuzara yakireta yakiya pastor mu church. Uwo munsi ngo uwo muntu ngo aramubwira ngo tubwire ubwo badari byawe ngo haye uja gusanga. Ece kiro ubwo muntu yamugamba ngo otatina rone byawe byo gusanga. Abana bamuntu ngo ko yitira muri yamvarengeza tagaseke ko gutamira mu sadaka. Uba ikirare ece kituro ubwo muntu yatahamu yahece kibo yakimoreka. Itera hejuru. Yayimuka agaruka arambira iryo joro arambira ati narabibonye ariko naramuhakaniye ko ndahangere. Yangambe ece kiro byona kabirora betuya yanga yamugamba mutakwenda kugenda. Kuri ubwo jewe numva ndanezerewe numva kuko kera uko nguko nubwo habaga amagambo bene ayandi abisi batoreka kuvuga. Nyawe ece kiro nkaburansemerire no tabure ibigambe byose kubaza ko muntu. Bona nyajambo yaremerewe mu bwami bw'ijuru. Beto nyewe nayikiriza ngo najya kugenda mu iguru. Rero kuri ibyo bene data babandi mwese mwifurizaga nyajambo kuja mu ijuru yarigiye. Ningambira ubona bakondezaga kugenda mu iguru najya kurijyamo. Kandi nta kibazo gisigaye hagati yacu twese na famiye yabo twararangije. Kandi busakizibe kiroho hagati y'icyo na famiye nambira akabaswirwe. Baricaranye na famiye yabo ngo uyu pasiteri ibintu byose turabirangije. Tukayikara bishop nawe akabaroho ibintu byona twabimariye. Kuri ubwo ndifurije nyajambo muzuko wabera. Ni mugondeza kuhumbuka kwa barukwera. Birakomeye muri uyu mwanya ate cyangwa uhire mukayirenka kano ariko cyambere namashimwe. Bite cyo kubanza kusima. Mbere na mbere ndashima Imana yanyoboye. Kubanza nisima mukama wanyebembire. Aba kindi gihugu aho dutuye. Naruga munsi ndi nambe twikara. Naje mu buryo bugoye ariko Imana yarahabaye. Nkayija mu ngere tanguhire beto mukama yatwebembera twayika kuru. Muri make rero nizimbye mu magambo. Muri make navuze menshi. Mu bigambe bigufu urupfu ni ikintu gitangaje cyangwa giteye ubwoba. Urupfu kinte kutinisa rundi ekikuniriza. Iyo ruza kudukundira abo kubasinga rutwikiriza twari kuruguranira tukatusemerire kutahe kinte kindi tukaruyihaho. Dufite abantu bakuru bamaze kuba ku isi igihe kirekire. Turi n'abagorosi amaziro bire bwingi munsi ariko niko bimeze. Beto niko kiba. Ariko muri ibyo byose ndashima Imana ko ari uko nyine bimeze nta kundi. Beto muri ibyo byona nisima mukama bo kuba dusahengereye ndi kubera ko tutabyakiriye kwa ari ugutsindwa kabiri. Singa tutabitangira tuba twayongera kusingurwa twaba nta humure dukeneye. Twaba nta humure dukeneye cyangwa se twaba tutazirikana ibyo mwakoze kuva nituba arwaye kugeza arangije. Nituba tudasimire mwakozere kwihanarwara kwico biraferiremo. Ya jambo umugenzi yagiye narizi ko sabona akafanyo nkabamanye tujya kongera turarengana cyari mu mezi ariko ntibyakunguzwa. Beto kitagende ko nkani ngitekereza. Ariko Imana ishimwe ko mwahabaye. Beto mukamasima bo kwa mukabaho. Muri make rero
mugufu igikomeye ni ugushima muri uyu mwanya. Ikiamani niko kusima mu birenkabono. Ndashima bahabaye bose. Nisimira abantu ubona babayireho. Ndashima naribyo nabonaga ku mafoto kuva arwaye abahabaye bose ndabashima. Harohebyo naraga bisani nibansindikira babayireho kwihanarwara nywena nimbasima. Ndashima ubwitange bwanyu. Nisima ko kumaye haireyo byaba ku mafaranga ya sente mu bikorwa mu masengesho mu kusaba no kuhava no kubaho. Mwarakoze cyane Imana yo mu ijuru izabafasha mukakora muno mukamaba pole korongi. By'umwihariko ndashimira abavandimwe bamurwaje. Nisimira abo ruganda bamurayize. Hari muna wanjye, hariho muto wanjye, hari umugore we, hari umukazi we, hari umwana wabo, n'umwana wabo, hari babyara banjye, hariho bakazini bange, hari muyomba hariya, hari anko nawe. Imana yo mu ijuru izabamugisha. Inywe na mukama baho mugesa. Ndashimira umuryango wanjye. Nisimira family yanjye barahabaye bakabaho nubwo byanze no bikanga ariko barahabaye. Betu bakakora igisoboka cyona. Ni ibintu bigoye. Bintu bitanguhire ariko nakundi. Betu busaba kwinde no kudusengera. Sabira abana bakiri bato, asigira abana bato n'urundi rugamba rukomeye. Naro rutaro rutanguhire. N'ubundi mugomba kuba mugiriho muke dusengera. Mugumize mutusabire. Ndashima cyane. Nisima muno kuko tutajya duta umuco. Abo kuba tetunaga culture runde migenzo muri naha kubw'impamvu itari nziza. Mukayija kuna wensonge itari nungi. Twakagombye kuba turi mu gihugu cyacu hose. Kiro kino tuseme kuba turi munsi wetu ariko siko bimeze. Betu teniko kiri. Aha muri nambere muri yari bikenewe ko mwirwanaho uyu munsi mwakagombye kuba muri mu mirimo yanyu. Mubiye musemereye kusiba mu mirimo yanyu n'umusere cyo gukora runde cyo murajya ariko mwarayisize icyumweru cyose gishize. Beto mukabireka kwirabuke weire na mbere yaho nguko twabivuze. Naha mubirebeye nyuma aho acyarwaire nabyo. Ndabashimiye kandi umuco wacu uzahoreho. Nimbasima kandi mugumize mu obo buri rundi izengeso. Ndashima mukuru wanjye ngo twazanye. Nisima ba brother wangu utazira hamo. Yabigizemo uruhare runini kugira ngo nze. Hari uko kuyabikozere mu none konyeje. Hari byatumaga ntagera hano. Hari bikabine bitereza kutayika hano ariko yabigiyemo. Beto akabijyamo ndahagera. Naija nayikaho. Sinzi hari icyo nshobora kuba nibagiwe ariko mumbabarire. Hari icyo sakwanye biro etumaranganyira. Murakoze cyane. Mwebale mona. Reka tujye gushima turagabana n'umudamu umwanya. Tujya gusharinga akayiri no mucyara. Ndavuga umwanya mutoya niwe reka muheze kuko uyu mwanya tugomba kusangira. Kamaze muhabaze buno bwire tusemeye kubusharinga. Kamasimwe takagira takabalize ikintu cyona. Ninjya kubanza zine cyazinire. Ninjya kuzina kacweka kamu. Habo kuba nanye ikiro kikaba cya 4 kiro. Gusengera uyu munsi yarangirejeho. Ndaryama. Najya kusaba ubu nkaba byamire. Bona dufite igiterane hano. Narura twina orderano hano. Kabona ihagarariye bishop. Kaba nindora bishop ni wayibembire. Ariko tekiri hano mu kanisa. Beto kitari hano mu church. Ngo bakavuga ngo ni cyacu. Bakani bagamba ngo cyo weitu. Kandi kabona tekiri kwa mukecuru kiri hagati. Kandi indora kitari mu mukekuru nkaba kiri kano hagati. Umurwayi barambwira ngo ndimufashe indirimbo. Narora umurayire nangamba muyambe okuzina kine kizina. Arambwira ngo turirimbe indirimbo kuko
wahaye umva ikeneye cyane yangamba ngo tuzineke inteko izina bo kuba munahura nagitaga mona ngo nitere hejuru ubu nayimukire hejuru mbura ibitotsi ekekiro na borotoro numva ndarwaye nahura ndoyire naba nikanga umugabo yari hanze nyine kuko twagara turi mu kumubira hanze omusajja akaba ari aheru nahura nyikangire kaguma kamubaza icyo muba kambwira ngo nimbanze ndeke twamwikaraga hino tumukaguza ekyakwenda betu yangamba ngo mbanze ndeke noneho umugabo araza asanga nyine ko ndamuvugisha omusajja obe izire asanga nimbaza nawe wihangane tumuvuge kuko ari umunsi wa nyuma muragumisiriza tumubazeho abo kuba kiro cye cyokumalira abakutahara muragumisiriza umuntu ni munini cyane umuntu mukoto muno bitu kwahukana n'uwawe nikiba kitanguhere murabyumva namwe biragoye kuko aya masaha twari tukiya tuvugana nimuhura kikaba kigumira ububire tw'abantu tucyabaza hamwe abazi indirimbo mabuke mufashe indirimbo turarindwa igitero cya nyuma nimujya kunyamba utuzineha mukineka izine cyo kumarira rundi korasi yo kumarira ibindi ndabivuga hano mabuke ibindi biteye itoni njya kubaza nyuma muri uwo murwa ntatambara ntanugupfusha abaho bose barishimye baranezerewe abera b'Imana awurangiza uri kure bakawishimira niyo mpamvu baharanira kuzawubamo muri uwo murwa ntatambara ntanugupfusha abaho bose barishimye baranezerewe abera b'Imana bawurangiza uri kure bakawishimira niyo mpamvu baharanira kuzawubamo ningerayo nzatamba ningerayo nzishima ningerayo nzambika ikamba nateguriwe ningerayo nzatamba ningerayo nzishima ningerayo nzambika ikamba nateguriwe nisima mukama bo kuba bamuhereye igisembo cye mu iguru mukamasema nkayija mwenu famile nkayija nasanga cyari mwana muto nanjye nkaba cyari muto itwena tukaba turi bato n'omusajja wange nawe akaba cyari muto nitumanye so umugenzi namuhondero rwa kabiri ningira nimurora fast born weitu omusajja nawe tinwakumuhondera uwundi uwamubandize ni uwamuhonderaga ubona amaze kwika mwenu famile nanjye nafuka umwana nk'abandi bino inkebi abandi ngo mukamwana nyowe ntabifune ago mazima maiso ganyu nagaruhanga tinkubaza ebintu muninyenda kusemeza abantu rundi kugamba abantu ubwoko mugeza akaba ari murungi abajulizi abo twayikaraga hamwe mugenzi wange arabizi nabimanya mumwegera arababwira mumukaguze nanjye kubagambera kuko aho nabaga ndi nabo baramukazi banje nambere nabaga naba sister ba musenja wange banga ryaje ryose insta yange rundi secret zange zone
ni baramukazi banjeje bari bazi banga ryaje basista musija wanyu bakamanyire ibyama byanyu abakorya kose mwabonye yabakoko marozere mu buryo bugoye mu biro butanguhire ndashima Imana kuko ari jewe wamubaye